kandi reka mbabwire ikibi nabonye cyo kuyoba nuko nta muntu uyobera ahandi hatari mu nzira. Bivuga ngo n'uwayobye abakiri muki mu nzira. None ingorane z'uyu muntu rero igihe cyose umva bwa bwenge twumvise no bwinshi bwenge, igihe cyose akiri fier, akiri confident, yumva azi inzira, ntashobora kwemera kumuyobora. Nta nayoboza. Ntagatahonja kindahaza. Ntabindi. Ingorane z'umuntu wayobye kandi umva ingorane z'umuntu wayobye. Bene nk'uwo wayobye kandi akabatemera kuyoborwa no kugirwa inama. Azamenya ko yayobye asanze aho yajyaga atari ho ageze. Ubwo ikintu bisaba biri mu musabe kugaruka akarinda agera aho yatereye inzira. Icyo bivuze nicyo bivuze niba ari rompo yagucanze cyangwa nuka karefuru nkaka ko ifangaha kumukoni. Ubwo birasaba ngo uturuke Kanyaru wongera ugira ute ugaruke hano. Bakwireke umuhanda ugira unyombi, bakwireke umuhanda uginyamagabi, wari wigize na jyo waguma hamwe. Birashoboka ko nawe nubwo wicaya na mbere yuko uzaha, na mbere yuko ujya muri worship team, na mbere yuko ucuranga sente, na mbere yuko ujya mu byuma aho ngaho kutuyungurura aya majwi, hariho ahantu Imana bivuze. So ne joue pas avec un plat de Dieu. Ntukine n'umugambi w'Imana kuri wowe. Mana ishimwe kuko ni muremure, urakuruta, uraruta na mama wawe, uraruta na sogokuru wawe. Aha nta muntu uriho par accident, nta muntu uriho by'impanuka, nta muntu uriho bira mupango. Umuntu wese uri hano ariho kubw'umugambi w'Imana. Ibintu ni bibiri, mujye mumenya kumbesa kamwe. Niba kubwawe Kristo atunguka ugagira ate arahomba. Ntimukajya ngo mu bihengekereze mu birwaza ukuntu ngo Imana imbabarire ngo urukundo ruke. Tari urwemeye n'ibiro bingahe? Imana imbabarire ngo kwihibya abandi vuga ko ari ukwiba, wibibatiza, wibyoroshya, wibitagatifuza. Vuga icyaho uko kimeze. Ngo mu byukuri buriya urabona iyo ntarakara ni iki nari gukora kinda ahubwo. Nta kindi cyagisigaye kitari kujya gute kitari ukurakara. Ere gukumvura byemeje, uranabyemeje ko kurakara byari byo. Ngo tu avais raison. Ngo nanifite ishingiro kabisa. Ngo n'ubu ndamureba ngo nkumva namwahiraje. Yesu Kristo haranditse ngo ni murakara ntimugakore icyaha, ngo kandi izuba ntirikarenge mu kirakara. Ubu se hamaze kurenga amazuba ngaho urakariye umuntu. Bati wakwihanyirira ariko nawe unese ubundi mu ijuru ko ndi mwisi. Si bose babanyitigisa imbere nkaho ndi marayika. None se ugenda urya nk'ingiga, niko wowe urya nk'ingiga y'igitira, niko nawe urategeta nubwo ufite utuntu tubaho. Ariko avuga ati bayobozi nshishwe bugufi imbere y'amavuta yanyu. Ufite ibintu mwadukanye ma, ariko amavuta mucishwa bugufi imbere yacu na amavuta y'igihwagari na kugora nabasaba kanya ko gushima Imana. Ntatanga ituro mu rusengero ry'ishimwe, ndaritera ibyibushye vraiment, kandi mushumba nyine muzaremenya nitanze ntumeneshe banga mushumba wacu. Ntumeneshe ki ubu se ko naje nateye pasa kagashati kanye kamedini ngo nagafuze, ubu ntangiye kumera gute? Nta matafari nabumbye nta cyo nakase, nibeshyejo nzayisubizemo. Nibi bije ndimo kwibiriramo zaba yanutse. Isengero iri imbere ya jandame ngaho rero uti yigumane Yesu yarabirangije. Gumane isengero we. Umunsi umwe nigishije ahantu hamwe ikibungo.
nagiye nambaye neza man, costume yanjye y'umukara n'agashati k'umweru vraiment n'agakaravati vraiment bijyanye. Noneho uku nguku umuntu amara kwicara bamwihaye asubiriye kwicara hariya, urwo rusengero rukabona ntabwo rurakorerwa finissage neza, amakumbo gutyo aracyameze atyo za charpente. Sinzi aho inyoni yaturutse zayirukanka no kuri charpente nkanga ipimanya naho rwose nicaye ibikoze kaka irituma rwose. Hari icyo bitwaye se? Soni igira yabaho, iraboneza neza ku rutugu hano. Ubwo se navuye i Kigali mvuganye n'inyoni, ubu se ndi po yazo. Reba umugabo ngana nkaje kumuzingazinga ngashyira mu ntebe, ukamanurira hehe mu idirishya handi hano abandi bubikire ku muryango hano. Cyo rero ibisi byadutse umushumba ngo kujya kumureba, ngo kirazira kumugeraho utazanye iki ituruma ngo igitambo. Ngo niba uje no kureba umushumba waba watura waba ugisha inama, itwaza ikintu kiguhingutsa aho ari. Inzira yo kubona iki inda. Umucuranzi wo gucuranga iyi senti murabanza mupatane mubivuganeho rwose, mudiringa about price. Acire musubize, amanuke muzamuke, muhurira ahantu azacurange. Ngo ayo niyo mavuta. Niba wanayaciye ndabivuze urangira ute? Ndagira ngo turambure Bibiliya zacu dusome ijambo riri ku muteguro w'iki giterane, ijambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya kabiri, igice cya kabiri umurongo ni wa 21, ariko nifuje ko dusoma duhereye ku wa 20. Urwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 20 no 21. Ku butumire hariho uyu murongo wa 21, ariko uyu murongo wakuzura neza wuzujwe n'ububanziriza wa 20. Dusome ijambo ry'Imana. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'icyubahiro by'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. 21. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro. Amen. Kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Imana ishimwe. Mu nzu y'inyumba ntihabamwo ibintu by'ifeza gusa cyangwa by'izahabu gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe bigakoreshwa iby'icyubahiro, ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni. Ariko umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye igikoresho cyiza kizima cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, kandi cyagira nyiracyo umumaro. Imana ishimwe. Uru rwandiko mureba rwa Timoteyo rwa kabiri hamwe n'urwa mbere, kuko afite ebyiri yamwandikiye, ndetse hamwe n'urwa Tito,
zombi nifuza ko mwava mu matelefone ariko jewe kuko sindi bumenye niba ari Bibiliya murimo. Urwa Timoteyo rwa mbere n'urwa kabiri rwa Timoteyo n'urwa Tito uko ari 3 bazita les épîtres pastorales, inzandiko za gishumba. Uko ari 3 zitwa za gishumba, ziza zikurikira izindi bita ecclésiastique, ziriya z'Abaroma, iz'Ikorinto uko ari 2, iz'i Galatiya, iza Efeso n'izi Filipi, iza Kolosayi n'iza Tesalonike uko ari 2. Ni nuko zikurikirana. Hanyuma waza kuzongeraho urwa Filimoni, zose ziragereza kaba inzandiko 13 bita mu Gifaransa les 13 épîtres pauliniennes. Izi nzandiko za Timoteyo zombi tubaze tuvuge gatoya ku rwandiko rwa mbere. Pawulo intumwa yarimo yihaniza cyane cyangwa se atongera Timoteyo cyane kugira ngo yite ku murimo wa gishumba. Iyo dusoma amateka ya Pawulo na Timoteyo dusanga amwita umwana we. Niko biri mu mbabarirwe muhuguke mu mpakanya gatoya. Amwita umwana we, ndetse abenshi bakunda kuba confused kuri icyo kintu, bakavuga ati se ko tuzi ko Pawulo atashatse, ko twumva ngo ntiyabyaye, agira umwana gute? Ntabwo Timoteyo ari umwana wa Pawulo wo mu maraso, wo mu nda. Oya, ni umwana we yabyaje ubutumwa bwiza. Amen. Kandi mu rutubukuru no mu myaka mu rutubukuru, ariyo mpamvu mujya mubumva ahantu mwasomye aho yamwandikiye aravuga ngo iyo numvise kwizera kwawe kukurimo ubu ngubu kwabanjirije muri nyogokuru wawe nde Loisi no muri nyoko Unike, none nawe kukurimo kandi biragenda byamamara gukwira hose. Amen. Bwo kwizera kwawe Imana ishimwe. Urumva ari umuntu ugera kuvuga nyogokuru wawe akavuga na mama wawe. Amen. Biba byerekana ko kuruta ubukuru, ndetse ko ashobora kuba yarasenganye nabo. Muracyumvise? Ndetse n'ijambo rindakoresha ukumva rwose ko kuko muruta cyane ko no mu myaka yamubyara nubwo atashatse. Urugero, amagambo yamubwiye mu gice cya mbere ku murongo wa 18, wayansomera cyangwa ndayisomera ntacyo wenda kugira ngo naba yafata bazayumve, atagira uzatuburanya ko atayumvise. Mwana wanjye Timoteyo, rwandiko rwa mbere igice cya mbere 18. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza yo kwizera, ufite kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Amen. Nkwandikiye nkurikije iki? Subize. Ubuhanuzi bwa ryari? Bwa kera. L'ancienne prophétie. Ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe. Bivuze ngo iki rero? Bivuze ko maybe ko hari igihe cyabayeho Pawulo mu masengesho ahantu, wenda hamwe na nyina wa Timoteyo, wenda hamwe na nyina na nyirakuru, Imana igira ikivuga kuri Timoteyo, Pawulo ahari. Imana ishimwe. Haleluya. Rero Pawulo amara igihe we na nyina ari we Unike bambero isi bategereje iki Imana yavuze kuri Timoteyo. Se aho tugeze aya mateka arimo arabafasha.
impamvu akwiriye kubafasha ni iyihe? Birashoboka ko nawe nubwo wicaye aha, na mbere y'uko uzaha, na mbere y'uko ujya muri worship team, na mbere y'uko ucuranga sente, na mbere y'uko ujya mu byuma aho ngaho kutuyungurura aya majwi, hariho ahantu Imana bivuze. So ne joue pas avec un plat de Dieu. Ntukine n'umugambi w'Imana kuri wowe. Mana ishimwe kuko ni muremure, urakuruta. Uraruta na mama wawe, uraruta na sogokuru wawe. Amen. Umugambi w'Imana uraruta abuzi bose bagukuriye. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Nakumenye ntarakurema, nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Umva ikindi, nzi ibyo nibwira nzakugirira, kandi uhumure, si bibi, ni byiza. Mbikubwire kukure mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma. Reka mbabwire bashiki banjye bene data, aha nta muntu uriho par accident, nta muntu uriho by'impanuka, nta muntu uriho bira mupango. Umuntu wese uri hano ariho kubw'umugambi w'Imana. Mana ishimwe. Aho wanyuze hose, inzira waciyemo, amararo waraye, ubuzima wagize, wenda wize binagoye, ntacyo. Gusa menya ngo uyu munsi wa none ubeshejweho n'umugambi w'Imana. Imanza gukora igitangaza, Timoteyo arakizwa. Haleluya. Buri ikintu cyo gukizwa, kwakira agakiza ka Yesu Kristo, umuntu agahinduka. Umuntu wakwibeshya akishyira no hejuru, nuwavuga ngo uruhare rwanjye ni urunguru kugira ngo ukizwe. Uruhare seruwe, uti naramusengeye. Hari abamusengeye kukurusha. Uti naramubwirije, nubwo utamubwiriza, iyo mu ijoro nyine yamwisangira. Amen. Kuko hariho abantu benshi maze kumva bakijwe batabwirijwe. Imana irabasura gusa kugira ngo uyu munsi wa none uba uhagaze ukuri mu gakiza ka Kristo Yesu, tubiharire Kristo wenyine. Amen. Ibyo bavuga butumwa bakoreshejwe n'abaririmbyi baririmbye, ducishwe bugufi, hashyirwe hejuru Yesu wabikoze akagutsinda. Usomye Yohana 16 guhera ku murongo wa mbere kumanuka hepfo, wasanga hava ngo nyamara ibyiza nuko ngenda, kuko ntagera umufasha ntazaza, kandi umufasha naza ari we Mwuka Wera, niwe uzatsinda bisi, abemeze iby'icyaha n'iby'amateka. Rero vraiment conversion, umuntu wese kwa que ça soit, kugira ngo abe converti, atsindwe, yizere Kristo n'Umwuka Wera. Mana ishimwe. Habe n'amagambo twigishiza aha ngaha turavuga nyine mu kumva, ariko Kristo Yesu niwe utuma ugenda ukabyemera, ukumva bigize imbaraga muri wowe, bikagutsinda, bikakunesha, bikakuganza, ukakira Kristo Yesu. Haleluya. Paulo yaramwandikira izi nzandiko agamije cyane kumuhugurira kwita ku murimo wo kuragira itorero, umurimo wa gishumba. Uyu murimo w'ubushumba nibyo biranga cyane izi nzandiko zombi za Timoteyo, urwa mbere n'urwa kabiri. Ndaje ndabaha imirongo yerekeranye nabyo, amusaba cyane kurinda itorero, kuribera amaso. Buriya abateologien bagira ukuntu bateza impaka, bakaziteza babishaka kugira ngo buri muteologien wese agire icyo abivugaho.
nuko twayize niko nayumvise, niko iteye. Niyo mpamvu umuntu yize atarakizwa aba arimo nk'uburozi. Teolojiya ni uburozi ku muntu utakijijwe, akaba adafite umwuka wera, akaba adafite umuhamagaro. Ibintu bitatu, ibintu byombi bigomba kubanziriza teolojiya. Naho iyo yibanjemo wowe ukayibanzamo nta gakiza, nta mwuka wera, urapfuye. Abantu bose mwumva bita abayobe, toutes sortes de hérésies, ubuyobe bwose buturuka ku bateolojiya bize teolojiya badakijijwe. Paulo babanje kumujyaho impaka ngo ntabwo yaba ari we, ngo ashobora kuba atari we wandikiye Timoteyo, ngo ari ibintu by'ibihimbano, ngo atari we mwandikiye. Ariko ni we. Imirongo ibivuga irahari. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa mbere, urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa mbere, n'urwa Tito igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hose havuga ko ari Paulo. Ni mwasome mwumve. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa mbere. Haravuga ngo icyaho hantu, Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu kubw'itegeko ry'Imana umukiza wacu, na Kristo Yesu ari we byiringiro byacu, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Hari hano hapfunyitsemo akantu nshaka ko mwumva. Paulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo kubw'itegeko ry'Imana. Ndashaka kumvaho kantu kamwe mvuze mu kanya. Mu by'ukuri mwibwira ko Paulo yagizwe intumwa ya Yesu kuko yabaye mu materaniro menshi? No. Akumvaho baramya, akumva igisimba nk'iki cyari gitangiye kumvana hasi. Nta kisirimba kuri Paulo, nta mahugurwa, nta nyigisho z'ibyiciro. Reka ahubwo kumwese muri aha ngaha we yari kubazanye abahungu be batuzengurutse batugose, bagenda basohora buri muntu bamuha amaguru n'amaboko bakurura hasi. Nta modoka ya pandagari yagiraga, kwari ugukurura. Urabyumva kujya gute? Amaguru babyumvise yose aboshye, bagukurura, ukubita umutwe ku ibuye, ugutwi, akananwa, umugongo, urubavu. Kera ni bande bagiye ku ishuri babatumye ibirere byo gusasira ikawa ku bigo mwizeho mu mashuri abanza? Nta bantu bagiye ku ishuri ku kigo babatumye ibirere byo gusasira ikawa z'ishuri? Muri mwe hari abarimo? Ubu se tuvuge ko mwese mwize ibigo by'amashuri bitakigira ikawa? Niko ngewe rero nize hakiriho, donc ibigo bigira imirima, bihinga ibigori, bidutuma ifumbire tukayivana mu rugo, bigira ikawa ku ishuri, buri munyeshuri agatumwa ibirere. Ibaze gutwara ibirere ukabiturukana hano iwanyaha. Iwanyu nahase, iwanyu ni save basi, cyangwa mu Rwabuye, kandi ugiye kwiga ku kigo kiri Maraba. Umuba w'ibirere ukawuhambira rwose imigozi myinshi, ukawukura guturuka iwanyu, jugujugu umuhanda wose, ivumbu ugasanga ryabarenze, wagira ngo ni fusi hanyuze cyangwa dayihatsu, naho kumbe ni ibirere byanjye n'ibyawe dukurura hasi. Ni ukubihambira ugafashamo akagozi utyo hasi. Nuko nguko imfungwa Paulo agiye gufungwa zitwaraga. Uriya yabaye umugome. Mbibutse ko yari afite uburenganzira bwo kubikora. Mutanya ngo bikoraga burya aviyo itegeko ry'igihugu. No. Yari afite ibyo bita pouvoir mu Gifaransa. Yagira ibyo bita mandat d'arrêt et mandat d'amener. Mandat d'arrêt biva ku nshinga arrêter. Yari afite ububasha bwo guhagarika aho muhuriye hose. Nushaka we wagiye mu mujyi wa Kigali kuri convention mu nama,
ramaze atitaye ku butumire bukujyanye mu nama kuri convention yaraguhagarikaga. Ubwo ubasha arabufite ku rwego rw'isi. Umva se iki uriya ariho abantu ari ibintu mo mutazi. Nibwira ko kubimenya kwanyu kuri butume murushaho gukunda Pawulo. Ibaze uwo muntu vraiment ufite ububasha bwo gufata no gufunga no guhana na torture y'ubwoko bwose, y'uburyo bwose. Donc kubabaza k'ubwoko bwose, ku buryo bwose yarabyemerewe. Ariko umunsi umwe Kristo uyu nguyu wampamagaye nkorera aramumfatira dini. So mwamuhaye amashyi Kristo. Amumfatira mwereka ko abagabo barutana. Abagabo bararutana narabiyonye mu minsi 3 gusa. Hamufata se birukanse. Yesu ntabwo yajya bugeri nawe ngo wirukanye usimbuke igita simbuke mwobo. No. Uwo mwanya ntawe afite. No. Haleluya. Kandi Kristo nkuko umuyobozi wese agira amabwiriza atanga akajya n'abamukorera, nawe afite ibintu amabwiriza. Niba mwibuka yamutumye iki? Izuba. Mugati wazuba we nkubitira umushenze hariya mu muhanda, sibyo? Kubita ikintu bita imirasire, flash. Miki? Flash gusa. Kubita mugabo arazubara neza atakaza ubwenge. Iryo se ryamufashe rikamutura hasi ryari ryongera kuva mwavuka. Kuva mwavuka rero muraryumva mwe ryari ryavuye nk'ije ngiri. Ritura umuntu hasi. Uwo munsi ngwagwa yubamiye. Burakira kintu cyo kugwa umuntu yubamye mu gifaransa byita siza accroupi. Accroupi ni ukugwa wubamye. Ukarangirira hasi wese umusaya nk'uwo twakururaga natwe nawe ugushe. Inda yose nk'uko wakururaga abantu nawe uyishyire hasi. Ubwanwa bwaze rero fote bwose uziringe mu mukungugu. Mvasi. Rwose hasi. Mwari muzi ko uwo munsi aribwo yagwiriye ibirika mumena ijisho. Ariryo jisho muzi yahoraga arwara buri gihe. Niyo ndwara yarwaye kurinda apfa. Kandi iyo ndwara niyo ya mbere yamujyanye i Galatiya. Ari muri transfer medicale. Agenda agiye kwivuza i Galatiya. Abi Galatiya bumva ubutumwa kubera kujya kwivuza gusa. Imana ishimwe. Nimusoma mu nzandiko yandikiye abagalatiya muzasanga abantu bango mwabagalatiya mwe ngo ndagira ngo mbibutse ku bwa mbere nzi wanya ari indwara yanjye mu mubiri yanzanye. Ntawurahasoma indwara yanjye mu mubiri yanzanye wanyu ngo kandi icyo gihe ndabyibuka. Iyo kwa muganga bemeza ko mu mpiki ijisho uku dutanga insimbura ngingo, dutanga impyiko, dutanga amaraso. Iyo kwa muganga bavuga ngo barashaka kunsimburiza ijisho ngo mwari kumpagarara hejuru muyabyiganisha. Buri wese anyinginga ngo ninkoreshe iryi. Watoye iryanjye mushumba, watoye iryanjye mushumba, watoye iryanjye kandi ryo riri mu umweru cyane uhagije. Hepfo aravuga ngo none se ubumpinduje umwanzi wanyu nuko mbabwiza ukuri. Kuki mwatangije iby'umwuka mukamuherukije iby'umubiri? Uwo ni Pawulo mbabwira nshuti yanjye. Amen. Iryo jisho yagwiriye agwa.
yinginze Kristo ngo arimukize, aramuhakanira. Ukamubwira ati mwami Yesu Kristo wampamagaye, ubu nzajya nirirwa nkiza abarwayi, kureba rwose impano wampaye igenda itera imbere, ngeze naho nkoresha igicucu gusa cyonyine kigakiza abarwayi, mushwari nohereje igakiza abarwayi, ngewe ijisho rifite ibintu by'ibishyira nk'ibi ngibi by'ibirishyi, ari ukuyora gutya nkajugunya. Mwami Yesu Kristo, wewe wumva bitagusebeje kweli? Yesu ahita amubwira ati umva, ubuntu bwanjye buraguhagije, komeza indwara. Komeza indwara. Ijambo ry'Imana ravuga, yego, ngo icyo nicyo gishaka yageraga mu mubiri, kimubuza kwirata ibirenze urugero. Uko agiye kwirata ibirenze urugero, uko agiye gukabya, yego, cya gishaka kikaba kiramutse kite orohetonde, itonde kubera ko ugiye kwihanagura ishyano ry'ibishyira byisuze mu maso gutyo. Ahanagura cyakajugunya hariya. Ariko ngiye niyo mfite ibicurane no kwipfuna, biba ari ikibazo kwipfunira hano. Uzareba urwaye inkorora no gukorera ku ruhimbi muri mikoro, uravuga ati sorry. Ubwo se umuntu ufite ibirishyi ukumbira icyuya yarashyuhaga n'ijisho rikaba ririmo rirareta. Yinginze Kristo maintes fois wankije Yesu, wamburukanyiza Yesu. Yesu ati woya, ko nakantu nakurekeye ngo ujye ku munsi twabonanaga hosha, wari ufite itiku rikabije, narakagusigiye ngo ujye unyibuka nanjye nzajye kwibuka. Mwese abakijwe mwarigiza akaraha kajyahe, Yesu azajya akabasigira, kandi ko gutuma wuruha. Ariko Kristo Yesu arafata. Yemwe bana, Kristo Yesu arafata. Ayiwe, Kristo Yesu. Watarafata yigira ibyo ashaka byose, ariko umuntu yafashe. Haleluya. Ndashaka kwibutsa akantu. Umunsi yikubita hasi yubamye, igihe Imana ibwira witwa Ananias ngo ajye amusanye mu nzira twigororotse amusengere. Murabyibutsa izo nkuru? Ananias yasubije ngo iki? Yabwiye umwami Yesu ati niko Yesu, urumva wampaze, urashaka kumfa mbisuko? Uwunyohereje gusengera niyo tumaze. Atumarira hehe? Muri gereza. Yishe benshi, yakubise benshi, yafunze benshi. None ngo ninjye wandetse, ariko wandetse nkakomeza nkagukorera, waza ashaka kunyura ukanyura neza. Umwami Yesu ati wowe Ananias, ntabwo Sawuli uwo nkubwira ugiye gusengera akiri wa wundi. Amen. Ngo amahane yose yashize. Haleluya. Yoroshye. Wegenda mbese urafite urugero urebe nawe, ntakakiri wa wundi. Amen. Ananias aragenda, ngo ageze aho yaguye, yo mana we, ngo amwegura atya no kuva hasi byanze, asanga yamaze guhuma, kandi ntiyahumye totalement aveugle, ngo amaso afungane, paupières zombi inférieur supérieur bifunge makadata, ngo ahubwo asanga mu maso harimo ibintu by'imboneranye. Imbonanye mu cyari cyo tunganya mikrosha please. Ngo mu maso ye harimo ibintu bimeze nk'ibi binyerera birenduka ukuntu byamupfutsa amaso atareba. Aramurandata, yego, ngo aragenda marakwana Ananias, niba mwibuka neza
yahumutse nyuma y'iminsi ngahe 3 atareba n'izuba atabona. Ikindi Yesu yabwiye Ananiyasi yaramubwiye ngo ubu namaze kumugira igikoresho nitoranirije, kandi nawe azabona uburyo azababazwa, azabona uburyo azarenganywa, azabona uburyo azatotezwa azira izina ryanjye, azira agakiza, azira umuhamagaro. Dore ngo Pawulo aratotezwa. Muza ntabwo nabyinjiramo mbabarire, ariko muzasoma ijya kuzumwa nyuma y'igice cya 9 aho aricyo kivuga uko yakijwe. Muzarebe abatware, les empereurs, les gouverneurs, les juges. Pawulo yatambutse imbere, byarezwe abitwa ba Festo, abitwa ba Agripa mu rukiko. Uriya akaba ari ngaha afite igiterane kiryoshye, harimo yigisha tugushyirwa twafashijwe, gisimba ngiki kirimo, naho kumbi bamugose batumva mwakesha. Natwe turi hano turagufata tukunigesha. Ibaza umuntu bageze ubwo bacisha mu gitebo, mu gataro mu gitebo bakamuterekamo. Reba umugabo ngana nkaje kumuzingazenga ngashyira mu ntebo, ukamanura hehe mwidirisha handi hano, abandi bubikire ku muryango hano. Yarakubititse. Nibwira ko byose uko yabicagamo byamwibutsaga ibyo yakoreye itorero. Uyu rero niwe wabwiye aba bana be bombi ati mumenye itorero. Haleluya. Mumenye itorero kandi niwe mwanditsi warwo. Iki gihe yandika urwandiko hari ibintu bita circonstance, donc ukuntu byari bimeze muri icyo gihe n'icyabimuteye cyari giki. Hari mu rugendo rwe rwa 4 byo bita les voyages missionnaires. Urwo rugendo rwa 4 yaragiye mu ivugabutumwa, kandi hari hamaze kuvuga itorero ryitwa Efeso. Agashaka yuko Timoteyo yarimukurikiranira ngo amumenyere uko rimeze. Pawulo yavugaga ubutumwa gusa akabyara amatorero akigendera. None muri kino gihe yandikaga urwandiko rero, niba mwarasomye inkuru ziba mu byakozwe mu gice cya 28, ariko ntabwo tujyayo. Ni igice muzi kivuga gitangira mu bice 27 kivuga iby'urugendo rwabo mu nkuge. Murabyibutse? Mu nkuge imfungwa zikora ibyo bita transfer juridique, kumwe bimura imbohe bakazimura ku rukiko rumwe zigiye ku rundi. Muri iki gihe bohereza imbohe cyangwa imfungwa les prisonniers bazoje handi, nibwo bagiye bageze mu nzira bahura n'iki n'umurabo. Rumvye n'umubizi izo nkuru arazizi, byo bita urakuro, byo bita suriti. Umurabo wa mbere bahure naho hitwa ikereti. Barakomeza. Iki gice cya 28 kivuga ko bomokeye cyangwa bahingukiye ku giro cyitwa merita. Hamwe bacanye inkwi, inzoka ikagira ite ikamurya ku gikonjo no ku kiganza. Ndetse nyuma y'aha ngaha nibwo yasengeye umugabo umwe wari umukonseye cyangwa se umuyobozi w'umurenge tubyite gutyo, asengera se ngo wari umaze iminsi arwaye ubuganga arakira. Nyuma y'aho rero nibwo yanditse urwandiko rwandikiye Timoteyo kugira ngo amumenyere iby'itorero rya Efeso ryari rimaze kuvuka, kuko we amen murabizi ko yaragiye nyine agiye gufungwa, yari mu imbohe. Kavuga ati nubwo njye mfunzwe ariko ndakwingiza umenyere ibyari rya torero. Haleluya, rya Efeso. Murebe igice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere
umurongo wa 3 aravuga ngo iki? Ugume muri Efeso nkuko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi. Amen. Arimo aramusaba kuguma hehe? Muri Efeso, agumye yite ku itorero, aribere maso, yihanangiriza abantu bari bahari kutigisha ukundi. Akantu kitwa kutigisha ukundi yaravuze cyo gihe Efeso nk'itorero ritoya kandi rirerwa rikiri toya, ryari rihanganye n'ibyo twita faux doctrine, faux enseignement, n'inyigisho z'iki? Z'ibinyoma. Mu bibazo itorero rya Efeso ryagize, yemwe baramye, groupe yo kuramya nacyo cyari kirimo. Donc worship, uburyo bwo kuramya bwari muri Efeso bwasabwaga nabwo kujya gute? Kuberwa amaso. Amen. Mushaka kwibaza mutse ubwo hari harimo iki ngo natwe twumvireho? Byasaba ko tuzihererana. Nge namwe naho ubu ntabwo nabivugira hanga. Icyo gihe kandi ku murongo wa 18 w'icyo gice mwazeme mwumve, pardon, uyu nguyu, mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza hamwe twasomye nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwanya intambara nziza ukomeje kwizera kandi umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse kubyo kwizera. Muri abo ninde nande? Ni Huye na Alexander. Bivuga ngo Efeso aho harimo kumushinga gukurikirana no kuhabera amaso, hari inyigisho mbi zirimo kuzanwa na Huye na Alexander. Yego, none ubu bamaze kumera nk'inguge imenetse. Inguge muzi cyari cyo? Inguge ni iki? Mu bwato. Yego, sibyo? Ni bande muri mwe bagendeye mu bwato? Bande? Umwe gira icyo ashaka turebe, wabona tugitsinze turi babiri ngiye nyine nge nawe. Nabonye ikiganza hariya kigira icyo ndebesha. Manika cyane mukobwa wanjye. Yemko, subiza hejuru disurye. La la. Sasa ngwino nkubwire, ngwino. Wenda ikibazo ngiye kugira ubu ngubu ni icy'ubwoko bw'ubwato mwagendeyemo. Kararamuka kabaye kandi kamwe kirukanka gutya ka moteri, happy. Ndavuga ubwato bw'igiti, yego, bw'ingashya. Murabwibuka? Buriya bwato, mureba hano munkurikire, mureba hano. Buriya bwato wagendeye mu Huye wowe? Nubwo nyine? Hehese. Iwanyu ne? Mukagera. Wabugendemo rwose. Abandi nta muntu uri hano wo ku nkombo, Gihaya, Bugumira, Mparwe, Nyabiranga. Basi kuri Muhazi, basi Muhazi. Si abantu badaturiye ikiyaga bite byayo. Ubwo bwato, buriya bwato mureba, suivez-moi, munkurikire neza. Nicyo gikoresho cyonyine cyaremewe kugenda hejuru y'amazi. Vuze ngo iki? Ubwato nicyo cyonyine cyaremewe kugenda hejuru y'amazi. Niyo déplacement yonyine yemerewe kugenda hejuru y'amazi. Kikagira amabwiriza ateye gutya: strictement défendu, kirazira kikaziririzwa kwa yo mazi bugenda hejuru ahindukira akabugendamo. Ni bande bakumvise ngo dufashwe? Kirazira ko ya mazi ubwato bwagenewe kugenda hejuru ahindukira akagete akabugendamo. Munyumva hanga yicare masana. Ashobora kubugendamo
ndamutse mvomye nk'injerekani y'amazi yo kuhira inyana mu rugo cyangwa indi nk'inywera mu rugo, yego, nemerewe kuyavoma nkayatereka mu bwato nkayambukana. Nubwo navoma injerekani 10 rwose, amazi buzirana nayo ni amazi abwinjiyemo acengeye, aseseye, yo twita mu Gifaransa infiltré. Kwinjira ute useseye. Bivuga ngo ntibugomba kugira umwati, ntibugomba kugira ahantu busaduka, habe no kangana numva naho musimari wakangayeho gatatu winjira cyangwa wakane. Kirazira ko bugira umwenge y'amazi yakwinjiriramo acengeye. Ibyo rero bisobanura iki mu mvugo y'umwuka ku mukristo? Kuva umukristo yakizwa akakira agakiza, haleluya, yahawe icyo twita mu Gifaransa esprit de domination, ari domina cyangwa se dominante, yemerewe kugenda hejuru y'isi. Ndimo ndafashwa, abasigaye n'akazi kanyu. Ubukristo wakiriye, la christianité, ubukristo wakiriye maisa, buraguhesha capacité yo kugenda hejuru y'isi. Nabishime kugenda hejuru y'isi, ariko isi ntiyemerewe kukugendamo. Isi ntiyemerewe. Niho muvana ijambo rivuga ngo turi ku isi ariko ntituri ab'isi. Rimwe nafashwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo umusare atwaye bene ubwato buvoma, niko babyita. Siko babyita buvoma. Ntabwo bava ngo buva, ahubwo buvoma. Abari muri risk yo kurohama, ari nayo mpamvu yitwaza umuntu umeze nka kigingi. Bashigingi murabibuka, kamutwara yakasa akajerekani cyangwa yashatse ikintu cy'ikivovo cyo kugenda agira ate, ayadaha yasubiza mu ruzi cyangwa se mu kiyaga. Niwo murimo we, ayadaha yasuka he mu kiyaga, kuko nibarangara gake amazi akagenda agira ate, yuzura aba menshi. Plus aba menshi mu bwato, plus bajya gute, barohama. Uko niko mu bugingo bwawe, muri wowe, mu buzima bwawe, isi igenda kwinjiramo gahoro. Utadaha kabutindi gusubiza hariya, utadaha iryo shano gusubiza hariya, ubugendo uri muri yo kurohama. Kandi kudaha kwawe no kudaha kwanjye ni ukwiyeza. Yewe kuriya kwiyeza musuzugura, ubundi nibwo buzima bw'umukristo, niko tugomba kuba ku isi. Yesu mbabarira, narakaye, nkagize umujinya. Uzi ko hari abantu bateye batura iki cyaha, niyo mubwita ariko Imana ko hari warakaye ngo namaze. Ngoko mu byukuri buriya urabona iyo ntarakara ni iki nari gukora kindi ahubwo. Nta kintu cyagisigaye kitari kujya gute, kitari kurakara. Eri gukumvura byemeje, uranabyemeje ko kurakara byari byo. Ngo tu as raison, ngo nanifite ishingiro kabisa, ngo n'ubu ndamureba ngo nkumva namwahirage. Yesu Kristo. Haranditse ngo nimurakara ntimugakore icyaha, ngo kandi izuba ntirikarenge mu kirakara. Ubu se hamaze kurenga amazuba ngaho urakariye umuntu. Niko abaye angahe? Urumva utenda kurohama ubwo ngubwo, urenda kurohama pe.
kuko hajemo uburakari ubwihoreye buzana ikintu kigitutse. Ukimutuka akiri aho ngaho yanagiye ugumya kumutuka. Ndetse n'ubu ngubu ngiye nongeye kumubona namutuka rwose. Uwo mwanya hazamo urwango ngo havamo inzika. Urumva ukuntu byagiye byiyagrava we comment ça prend longtemps uko byagiye gifata umwanya muri wowe niko byagiye baba grave. Uragenda urohama rero ntabwo uhari. Bati wakwihanyira rugendana nyamurira mukobwa uramurarikiye. Mwuka yanyeretse rwose ufite irari ry'ubusambanyi kandi uramurarikiye. Ariko nawe unese ubundi mu ijuru ko ndi mwisi. Si bose baba banyitigisa imbere nkaho ndi marayika. Umva bazatigita yewe. None uzabigenza uko bazatigita. Nese wowe ugenda nka munima. Wewe ntujya utigita ko. Urumva ari ibintu mwishi. Hari ibintu mugira impamvu kandi Kristo namwe abigize impamvu kuri mwe mwatsinda. Impamvu ngo ngomba kurarikira ngo si untegita imbere se. Nese wowe ugenda urya nk'ingiga. Niko wowe ugenda urya nk'ingiga y'igitira niko. Nawe urategeta nubwo ufite utuntu tubaho ariko. Noneho plus ugenda utwihorera utatwatura utatwihana utadusabira Yesu imbabazi utamubwira utingeza plus s'augmente. Urimo uragira ute? Icyo nicyo kibazo cyariyo gitewe n'uwitwa Humenayo. Dusome ijambo ry'Imana mwumve. Igice cya 4 umurongo wa 7 nawo ndashaka kusoma. Wa 7 wa cya gice cya mbere. Bashaka kuba bigisha b'amategeko nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishegera. Wone Humenayo kizanze bashaka kuba bigisha biki b'amategeko ariko batazi ibyo bavuga ibyo ari byo kandi bashaka kubivuga rwose babishegeye cyane. Muduhakanye tubivuge. Pawulo ati Timoteyo mwana wanjye sha sigarira kuri Efeso kandi ujye ubimakanya. Nubwo bakubeshya ngo naho gushima jya ubareka maze ayo mashimwe agende. Ntabwo se murabona abantu babeshya. Nyamara Rwanda ndabigisha ibintu bikomeye yemwe bana hamwe mutangiye kuyobora. Muna ko bafite urunugu rujambo rwose ashaka kuzatura hano kuko azi ko mutamuhakanya. Avuga ati bayobozi nshishwe bugufi imbere y'amavuta yanyu. Mufite ibintu mwadukanye man. Ariko amavuta mucishwa bugufi imbere yacu na amavuta y'igihwagari na ya soya nava mu nyobwa mavuta nshijwe imbere y'amavuta y'umushumba nshijwe bugufi amavuta yaheze. Igitangaje uyu nguyu ucira bugufi ukenda gukubita agahanga hasi we ntabwo ajya aca bugufi imbere ya Kristo. Yamwigizeho intagondwa. Kubwo rero nabasaba akanya ko gushima Imana ntatanga ituro mu rusengero ry'ishimwe ndaritera ibyibushye vraiment kandi mushumba nyine muzarimenya nitanze ntumeneshe banga mushumba wacu. Ntumeneshe ki? Ntumeneshe ibanga muzaribona ndizanye. Baguha akanya wagera ku gatuti uti umuntu ufite akanya kandi usoma vuba. Nabandi usomere icyanditswe. Naho ni ikintu cy'ikirozi Satani yaguhaye ngo ukirogeshe itorero. Biriho biva muri Bibiliya ahangaha. Abantu bari mu gutanga nabi byitwa ubuntu butangaje. Amazing grace.
ngo ni ubuntu bwadukije kuva kera budukiza n'ubu ngo budukiza n'ibyizaza. Murashize mwese abamize izo nyigisho nimutaruka zirabamara. Ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko Kristo atubabarira, twarakijwe yego, ariko kuva icyo gihe duhanganye n'ibyaha byo mu isi. Amen. Kubera iki? Ubu se ko naje nateye ipasi akagashati kanye kamedi ngwa nagafuze, ubu ntangiye kumera gute? Nta matafari nabumbye, nta cyono nakase. Nibeshyejo nzayisubizemo. Nibi bije ndimo kwibiriramo zaba yanutse. Isengero iri imbere ya jandame. Ngaho rero uti yigumane Yesu yarabirangije. Gumana isengero we. Ngaho reba ibishyano y'ibijya ndimo kuvura imvuka mu mubiri. Hanyuma nimva rero nirohe muke mu buriri. Uwo musego iyo shuka. Izo ni ngiro nto mbahaye zigaragaza ko mu isi tugomba kwezwa. Kuko mu isi yego munyumve neza nga iyo utandujwe n'ibikuvamo wanduzwa n'ibituruka outside of our bodies. Mubyemera ngwino ushaka mukobwa wanyu ngwino kubwira kagapira kuri mukobwa k'umweru murakarira namwe gapira k'umweru murakarasha yaje akayime gatunganya gafuze kameze neza yego. Kandi ikintu kintangaza uko mumureba hari igice cye cy'umubiri atajya yireba. Ndabeshya amakuru yabaye ngaho urayazi. Hari icyo kubyabaye ngaho wapi aho abasha kureba nyine yatunganye ariko hatareba azi habaye iki. Umunsi umwe nigishije ahantu hamwe ikibungo nagiye nambaye neza costume yanjye y'umukara n'agashati k'umweru vraiment n'agakaravati vraiment bijyanye. Noneho uku nguku umuntu amara kwicara amara kwigisha bamwihaye asubira kwicara hariya urwo rusengero rukabona ntabwo rurakorerwa finissage neza, amakumbo gutyo aracyameza aryo za charpente sinza aho inyoni yaturutse zayirukanka no kuri charpente nkanga ipimanya naho rwose nicaye ibikoze kaka irituma rwose. Hari icyo bitwaye se? Soni igira yabaho iraboneza neza ku rutugu hano. Ubwo se navuye i Kigali mvuganye n'inyoni, ubu se ndi po yazo bicara rata. Ibyo byambayeho nahise ndikuramo erezuma ko ryari umukara yego. Bahita bajyana ahantu bijya hariya mu gikari abadiyakoni bariya n'abaneza cyane ndabakunda cyane. Niyo barakoresheje ikintu mbaze baritunganye neza cyane pe muri za nk'itanu bari barigaruye kandi humutse kandi hakeye. Uko niko ibikwanduza bimeze. Ubwo inyigisho zivuga ngo ubuntu ngo bwarakurangije ibyahise n'ibiriho n'ibizaza, iyo nyungu zo cirewe nta kintu wakiriye. Mubiho mu buzima bwezwa nibwo tuzumva impanda. Mubiho mu buzima busaba imbabazi. Mubiho mu buzima burwana n'icyaha. Iyo ntambara izahoraho tuzayinesha dutashye. Haleluya. Izi nyigisho nizo Homenayo yigishaga. Yesu adufashe cyane bene data. Nihute kugira ngo nsoze vuba. Igice cya kane cy'urwandiko rwa mbere, ariko iyi mirongo ni myinshi ntabwo nayinjiramo, gusa ndayisoma sinasiga ntayisomye. Umurongo wa mbere
Timoteyo wa mbere 4 umurongo wa mbere kugera hepfo ku wa 4. Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka igirite iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abande bw'abigisha b'ibinyoma bafite inkovu z'iki z'ibyaha mu mitima yabo nk'iziki nk'iz'ubushye. Ariko mukagira Imana mbabwire mbanze mbabaze inkovu y'ubushye murayizi? Ninde muntu uzi inkovu y'ubushye? Yego, ninde uzaho inkovu y'ubushye itandukana n'izindi nkovu? Inkovu urashaka kukivuga ati inkovu y'ubushye, inkovu y'iki y'ubushye ibimeze nk'agapapuro kera bitaga ferretre cyangwa serviette cyangwa papier hygienique. Donc uruhu rusigara ahantu umuntu yahiye ruba rworoshye cyane, yego, koroshye cyane kameze nk'isashe. Mwari benye namwe? Ndetse abaganga bavuga ko inkovu y'ubushye, yego, iyikomeretse ukayikomerekamo ntihadodwa. Nabyumvise? Ntabwo hadodwa. Kubera iki? Abize biologie, kubera ko matière zigize uruhu, yego, matière de la chair zigize umubiri w'umuntu ntaziba zikirimo. Ubiye épaisseur uyu mubyimba w'uruhu rw'umubiri w'umuntu ni ukubera ko uruhu rwe rukifite épaisseur, rugifite ubuzima bwarwo kwa ahambere haherwa imbere hakurikiraho muzariyo babaga umuntu bafite ikintu kinini bakata, si byose. Rero Pawulo yashatse kubwira Timoteyo ko ababigisha b'ibinyoma bafite inkovu z'ibyaha nk'iz'ubushye, ni ukuvuga ko ibyaha byabo, yego, ntibyakize ahubwo bisa n'ibyabashiririyeho. Autrement dit, ntibyahiye ngo bivemo ahubwo byarabakongokeyeho barabisigarana. None uyu munsi wa none kubavura byagorana. Nicyo nshaka kubabwira. Yesu adufashe cyane bene data. Hepfo haravuga ngo ku murongo 6, niwibutsa bene data ibyo uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikiye. Ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana. Kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana ukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzazana bw'Imana ishimwe. Haleluya. Aho ndashaka kuharenga nubwo hari byinshi nagomba kuhavuga, ariko igice cya 6 cya Timoteyo wa mbere 3 kugera kuri 5 sinahirengagiza kwa basoma. Igice cya 6 3 kugera kuri 5, nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa n'iki? No kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Mbetorero ry'Imana turimo kuganira muri iyi minsi, nta bantu barimo kubona ko kubaha Imana ari inzira y'iki yo kubona indamu. Ntibariho. Muri ingeragira ati simpaguruka i Kigali ntabonye visoma ya 200,000, banze mbona akamesaje yewe, mbona gaki akamesaje kuri momo. Iki se mwibwira ko cyadutse gute? Wajya gusa dukizwa muri 79 ibi byari biriho hapi. Niyo mpamvu ndinza saza ntabyo nzi. Amen. Cyuriro ibisi byadutse umushumba ngo kujya kumureba, ngo kirazira kumugeraho utazanye iki ituruma ngo igitambo.
ngo niba uje no kureba umushumba waba watura waba ugisha inama itwaza ikintu kiguhingutsa aho ari. Inzira yo kubona iki? Inda. Umucuranzi wo gucuranga iyi senti murabanza mupatane mubivuganeho rwose, mudiring about price. Acire musubize, amanuke muzamuke, muhurira ahantu azacurange. Ngo ayo niyo mavuta. Niba wanayaciye ndabivuze urangiriza. Toko ikintu cyose cyo mu nzu y'Imana muri no minsi ni iki? Indamugusa, 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 indamugusa. Indamugusa. Niko. Uzuko naje. Uzuko naje. Tuvuze uzuko naje. Happy. Urabizi kandi. Mvugira hanze nk'induru. Kandi saha gusa n'ahandi hose. Amen. Njya kuvuga ubutumwa uko Yesu nshoboje kugenda. Njye mbwira nta déplacement nimwe ntagendaho. Nubwo yaba umunyonzi naryurira. Nubwo yaba moto nayurira. Yego? Kandi kigutangaza ra urangira pick up nanjye double cabine. Paulo yaravuze ngo nzi byose, nzi guhaga nkamenya no gusonza, nzi kugira bike no kugira byinshi. Amen. Ibisaga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Muntu w'umukozi w'Imana ataramenya kubaho ubuzima bwose aba afite icyo akibura. Kumpagurutsa mpaka mwohereje Prado. Ivuatiri iramvuna yewe. Iramuvuna. Iramuvuna umuntu wagenzaga ibirenge bigasaduka. Ubivuatiri muvunye muri iyi minsi. Yesu adufashe cyane. Ndashaka kunyaruka ku murongo wa 20 wa cya gice cya 6. Timoteyo we ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Hari abantu bazi ko babufite ubwenge badashaka guhugurwa, badashaka kugirwa inama, none byo baviriye mu iki? Kuyoba. Kuyoba. Kandi reka mbabwire ikibi nabonye cyo kuyoba nuko nta muntu uyobera ahandi hatari mu nzira. Ninde ubyumvise? Ninde ubyumvise? Reka ndebe uyu mukobwa wanjye ntago arabyumva. Nta muntu uyobera ahandi hatari mu nzira. Nicyo kibi cyo kuyoba. Bivuga ngo n'uwayobye abakiri muki mu nzira. None ingorane z'uyu muntu rero igihe cyose umva bwa bwenge twumvise no bwinshi bwenge, igihe cyose akiri fier, akiri confident, yumva azi inzira, ntashobora kwemera ko umuyobora. Nta nayoboza. Agatahonja kinda hasi. Ntabindi. Ingorane z'umuntu wayobye kandi umva ingorane z'umuntu wayobye. Bene nk'uwo wayobye kandi akabatemera kuyoborwa no kugirwa inama. Azamenya ko yayobye asanze aho yajyaga atariho ageze. Ibaze bagita mu Gifaransa se retrouver. Ibaze kwiretrouva ugeze ahantu hatariho. Ayiwe. Yesu we. Ndashaka ko nguvu uburemere bwabyo. Gusanga aho wajyaga atariho ugeze. Tutimagine ubwo uzagaruka ryari, reba urugendo wagenze, kandi aho ndi mugani numvise uvuga ngo nta muntu wihuta nk'uyobye.
webye ngo agira ate yihuta kubi. None asanze hajya gatariho hatariho, ibaze kwimenya. Ubwo ikintu bisaba biri mu musabe kugaruka akarinda agera aho yatereye inzira. Nicyo bivuze niba ari rompo yagucanze cyangwa akantu k'agakarifuru nk'aka ko ifangaha ku mukoni, ubwo birasaba ngo uturuke Kanyaru wongere ugira ute ugaruke hano, akwereke umuhanda ugira Unyombi, akwereke umuhanda ugira Nyamagabe, wari wigize na waguma hamwe. Abantu b'ingirwa bwenge bibwira ko babuzi. Yesu adufashe cyane. Ikindi yamusabye icyo gihe yaramubwiye ati ugerageze nugera muri Efeso ugira ibintu hindura kandi ushyireho abakuru b'itorero baboneye babereye binyanga mugayo. Igice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 13 ntabwo masoma, ariko nibura umurongo wa mbere urabereka yuko ariho iri jambo niryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umuki umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo, kuba umugabo w'umugore umwe, adakunda ibisindisha, yirinda, agira gahunda mu kubaho kwe. Mwabyumvise? Cyane kubera ko imirongo yose iravuga iki cyo twakwita nka caractéristique cyangwa se criteria z'umuntu ugomba kujya gute gukora ubwepiskopi. Nibyo rombora mvuga. None ubu ngubu umuntu arahomba kuri iki cyumweru kugitagatangira itorero, ahombye business. Yego umuntu ariko mu kazi mu kwezi gutagatangiza iki itorero, kandi gitwa bishop apostle. Nta n'amateka y'agakiza, nta n'amateka y'ubuhamya bw'ubukristo, nta naho tumuzi mu materaniro cyangwa mu rusengero kuvuga ngo na apostle. Ikinatangaje ubu hariho n'abapostle badafite aho basengera bo kumbuga gusa nkoranyambaga. Apostle si umugabo w'umugore umwe, aracyanywa inzoga, ni umunyarukoni, yarwana, bamutera ko bagatanga urushyi nawe, mbese ntacyo adakora, n'abanyamubiri. Ibi byose ni ukubera iki? Ni ukubera ko uyu murimo abantu bawihaye. 5 aho muri 5 Timoteyo wa 2:5-17 naho haravuga ngo abakuru b'itoro batwara neza batekerezwa ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro zingahe? 2, ariko cyane cyane abarushaho no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Urakumva kare kantu? Abakuru b'itorero batwara neza, bayobora neza umbisugo, batekerezwa ko bakwiye guhabwa icyubahiro inshuro zingahe? 2, ariko cyane cyane mu gifaransa baravuga ngo mais de plus en plus, ariko cyane cyane abavunwa no gusoma no kwigisha ijambo ry'Imana. Uyu murimo ureba ndimo gukora uravuna, yego simbibasabye, ariko urampesha icyubahiro kuruta ibindi n'abandi bose kuko uravuna. Amen. Cyane cyane abavunwa. Marishim Paulo yandikira Timoteyo amagambo amwihanza kuri ibintu by'ubuyobe. Nibwo yageze kuri uriya murongo mwaduhaye kuvugaho, ubwo ngiye gusoza ubwo ngugezeho, avuga ibyo bita mu Gifaransa les vases d'honneur, ibikoresho by'iki by'icyubahiro n'ibindi biteye isoni. Avuga ibikozwe mu izahabu no mu ifeza, avuga iby'ibiti n'iby'ibumba. Bimwe bikoreshwa ibintu byubashywe, ibindi bikoreshwa ibiteye isoni. Koko se mu rugo iwanyu nawe byibuke urasanga hari ibikoresho bidashobora kuza muri salo, sibyo? Akungo kutuboga wakabangata n'urya no muri salo.
inkono ya kinyarwanda yabiriwe imyumbati myiza yasaye rwose n'ibishyimbo byafasheho ngo nuko yewe ngo mwabonye abashyitsi ngo turi busomere n'amata, reba icyansi n'inkono ku meza. Kuki mudaterera isafuriya y'umutsima n'umutsima urimo n'umwuka wagaritse ngo mushyire hano? Kuki umwuka usigara inyuma hariya n'isafuriya? Nibyo se bizira kuza muri salo? Se burya bibaye nk'ibiburana bikavuga ko iriya salo yanyu tutageramo nanjye muzangezeyo. Kabwira iti kandi mbona mukamutangira uyu munsi ntimuzongere kunsonga mu mutsima. Wayibwira ngo iki se? Wayibwira uti goma aho ngaha niba nga tuzagura indi. Goma mu gikari. Goma nyuma aho ngaho. Ntutwigomeka ngo ntituzongere gukora ku mutsima tuzagura indi, ariko singiye kujyana singiye kuzapfa nashatse. Natangaye cyane ibitabo bisobanura biryo bita commentaire biravuga ngo ibi bikoresho bya zahabu n'ifeza byashushanyaga Paulo na Timoteyo, iby'ibumba n'ibiti bikaba Humenayo na Fileto na Alexander. Natangaye cyane. Noneho babavugaho ikintu bombi ngiye kubavugaho nsoza. Baravuga ngo nguko muzi ibikoresho by'izahabu n'ifeza biramba, yego babyita material durable, ni ibikoresho bizaramba bikarama, murabizi. Mu gihe akuko cyangwa kadaho nubwo ari keza gute kari kabaje mu giti cyiza gikomeye, sinzi nubwo muri abana wenda nuko musanze ibintu byaragiye bicika, ariko umudaho wajya gushya bene ahangaha ni bande bawuze? Bazi umudaho? Murabuzi? Aha, mwari wonye warahiye? Kwa kundi bagiye bakanyuza mu isafuriya gutya bakavangisha iki? Ibiryo. None bakakarekera ku rugara rw'iki? Rw'isafuriya, ku rugara gutya. Mana we kagashya we kagashya, kakagenda gashya umukara, kakagenda gahinduka umukara, ndetse hagenda hacika mu ikintu cy'igisebo ukuntu. Ibaze ejo bundi mugasanga baragataye. Mu by'ukuri mwese nta urajya kwa sekuru ngo ubona kadaho bajugunye cyangwa kuko bajugunye, akabehe bajugunye. Kubera iki? Karashaje, kataye iki? Agaciro kako. Hakigitangaje di isahani hari cyangwa iplato y'izahabu cyangwa y'ifeza yiracyahari, iyo mama wawe yaririyeho atarashaka iracyariho. Kubera iki? Uburyo iremye, ndenda gusoza munyumve neza, uburyo iremye, amen, uburyo iremye, haleluya, uburyo ikoze burayemerera kuramba. Uko niko umuntu wakira inyigisho nzima, wakiriye Kristo muzima muri we, afite ubuzima buzaramba. Mana ishimwe, haleluya. Mvukuri muri Yesaya avuga 4:3 haravuga ngo umva nimwumva abona ahetse kuva kera, kabaheka mukiri impinja, zabaheka zabaheka kugeza imvi zibaye uruyenzi. Imana ishimwe. Hirya hakavuga ngo no mu busaza bwabo bazahora n'iki? Amakakama n'itoto. Muri Kristo Yesu tuvanamo ikintu cyo kuramba, yego, cyo kutangizwa n'ibintu byose. Ntabwo twangirika, ntitwangizwa n'ibibonetse byose. Noneho Yesu akavuga ati ariko Humenayo na Fileto na Alexander bariya ngo ni abantu ibintu byabo birangira vuba bigashira. Ngenda ngana ku musozo, hari urugero ngiye kubaha hanyuma dusenge. Hari abantu basomye inkuru za Gamariyeri umugabo w'umunyamategeko wari umucamanza, mwibuka?
mu byakozwe no mu gice cya 4 n'icya 5. Uwo mugabo yari yicaye mu bacamanza bari mu rukiko bacira imanza Petero na Yohana igihe bari bakijije ikirema ku irembo ryitwa ryiza. Ndumva ntangiye kubakura mu byumvise ahari. Yego? Noneho muzire ko abakijije kira kirema bafunzwe. Yego? Bagize bate? Barafunzwe. Ariko bafungwa ngo ikigamijwe ugeze kuhashaka wasome. Bafungwa ikigamijwe ari ukubakangisha. Yego? Donc torture. Kubakangisha ngo bababaze nibishoboka bahagarike byo gute? Kuvuga ubutumwa, kuvuga Yesu. Inshinga ebyiri are mabuso ba chance. Babonye binjiye muri gereza kandi bamazemo nk'iminsi nk'ingahe nk'icyumweru cyangwa ukwezi, bavuga ati ibyo byose barumvise tu. Buri itiku ryabo ryarashize, buri umuhamagaro wabo wazimye byarangiye. Umusore tubaganiriza hanyuma batahe nta impamvu kubesha muri gereza, ibikorwa by'amajyambere bacyabikora batahe. Barabasohoye. Umva ijambo ngiye gusorezaho. Gamariyeri yavuze. Kandi Gamariyeri akaba yari we munyamategeko urenza abandi kuko yari umwigisha wayo. Mfasha. Yari yicaye ku rutebe rurerure mu rukiko, bene iyo ntebe ndende. Yego? Abari perezida w'urukiko. Arabati mbaro bacamanza. Mbaro bacamanza. Ari ikintu gihe natekereje kuri aba bantu. Avuga Petero na Yakobo, bambe na Yohana n'izi ntumwa za Yesu Kristo zitazifunze. Muribuka yuko mu minsi yashize hadutse umuntu witwa Yuda. Yego? Ashinga iki? Itorero. Abantu baramuyoboka mu by'ukuri, arahitinga rwose. Wenda Gamariyeri abwira abande abanyamategeko abacamanza nka mugenzi nk'abagenzi nkawe. Arahitinga abantu baramuyoboka we. Ariko muri ku munsi tumufata tukamukubita tukamufunga tukanamwica kuba bishe. Mwaba muheruka kumva umuntu uvuga yuko ari uwe, ko ari umuyoboke we? Amaze batahubwo no utwibukije. Niwo bitwibukije inkuru yararangiye, mbese ipaje yarizinze rwose. Nyuma ya Yuda hadukundi witwa Teuda. Inde? Teuda araduka. Araza gusa arahitinga, agira abayoboke bavuga ko afite amavuta, mbese biracika rwose. Abana b'abakobwa baramukunda, abagore baramukunda, aratwara abantu bose, hagira abantu bacuranga n'ibyuma. Umunsi tumukubita tukamufunga akaburi gurengero. Mwereko kumva abantu b'abayoboke haraho bavugwa batekada neza byararangiye nta nuwo twumva. Abasi babiri ejo bundi ahangaha haduka witwa Yesu Kristo. Haduka nde? Arayobokwa ye. Mugabo arayobokwa arahitinga rwose. Nk'abagabo mwe afatwa murabyibuka. Yego? Akubitirwa mu ruhame murabyibuka. Yicwa murabyibuka. None abahungu be ndabona bakamejeje, ntibacogora, ntiboroha, ntibahwama rwose. Amena. Aba bahungu badaceceka, ibi bintu ntibavemo. Yego? Ntabwo tumva twitonde. Ndabasaba ngo twitonde. Ibi bintu niba ari iby'abantu bizimara ubwabyo, bizimara definitivement, complètement, bizimara birangire, bisigara ari kera habayeho. Ariko niba ari iby'Imana
nta muntu uzabirwanya ngo abishobore. Mana nishimwe. Arigendebira ijambo rya Gamariyeli mu rukiko. Haleluya. Avuga ngo Imana burya bwose yakoresha uwo yishatse. Ndavuga kuri tous les juges, abacamanza bose bari aho ngaho baba convaincus, baravuga ati burya akuze ko ari byo bamugani. Bamugani nibyo. Nese kuki abatewuda bacecetse? Kuki abayuda ntawe ukiriho? None aba Yesu barakomeje ubwo niko bafite imbaraga. Kandi shebuja yarapfuye. Nibyo kuzuka ubwabyo ntibiremerwa neza maze. None rero bati ngaho ngwino nkera gutabara basohore baza twongeye tubatsibagurire tubahe imigere nk'ingahe tubabwire ko nta concert dushaka kujya kumva, nta concert, nta worship team, nta gisi rimba, nta mwigisha, nta cyuma kivuzwa gitari cyangwa sente. Hanyuma tubacapa inshyi batahe bahora. Baragiye barabazanye Petero nande na Yohana bababwira imyanzuro ifatiwe hehe mu rukiko. Tufashe umwanzuro wo kubarekura mugataha, ariko vous tous soyez calme. Turabwiye ngo nitwongere kumva igicurangisho, nitwongere kumva konseri, nitwongere kumva umwigisha, nitwongere kumva amasengesho ay'icyumba n'ay'umugoroba, nitwongere kumva kuramya, mugeri rushe batawe Petero. Haleluya. Petero hagarara imbere yabo bagira ngo ahita yiruka nka wimba imigeri. Arabinukira atariko ngira icyo mbabaza. Ngira icyo mbabaza. Mu by'ukuri mwumva ari mwebwe ari n'Imana dukwiye kubaha nde? Ari mwebwe n'Imana dukwiriye kubaha nde? Abacamanza bose bagiye gute? Barunama batangiye kwibaza. Ubuse wa mugani twebwe n'Imana ninde wakuba? Avuga ngo ndagira ngo mbabwire ko nubwo mudukangishije bwose guhera uyu mugoroba muturekuyeho dufite concert. Guhera uyu mugoroba muturekuyeho dufite igiterane, kuko tuzavuga ubutumwa bwa Kristo wazutse kugeza aje kutujyana mu ijuru. Ndenda kubabwira icyaha ngaha bene data. Haleluya. Ndenda kubabwira ko Kristo Yesu muri twe ararambiye kandi azatindamo. Kristo Yesu muri twe ni matière, ni matière ni kimbese ubundi buri hajya. Ni ikintu cy'ingenzi kiri muri twe kituremye, yego, kandi nta muntu wapfa kukivanamo uko yishakiye kose. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndasoje kuja muri vuga ngo ariko umuntu niyiyeza. Imana ishimwe. Umuntu nagira ate? Niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye igikoresho kizima cyiza cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Nawe ni wiyeza kwitunganya. Haleluya. Kaba umukristo muzima utavanga ubukristo n'ibyaha, nawe uzabera Kristo umuntu w'umumaro. Iri jambo nsorejeho nkiri no mu rugo nakomeje kuritekerezaho mbere yuko mpagurukanza, ariko burya bwose Yesu kungira mvuze ngukira burya Kristo Yesu kungira kujya gute? Kungira kuba mfite burya bwose yakwicara mu nama zo mu ijuru akabyishimira akanabivugaho mu nama kundi uw'umumaro kuri we. Amen. Haleluya. Burya bwose ndi uw'umumaro kuri Kristo Yesu. Mumarira iki se? Mumarira iki? Ku bwanjye yunguka iki? Ou bien ku bwanjye ahomba iki? Ibintu ni bibiri.
mujye mumenya kumesa kamwe. Niba ku bwawe Kristo atunguka, ubwo agira ate? Arahomba. Ntimukagira ngo mubihengekereze mu birwaza ukuntu ngo Imana imbabarire ngo urukundo ruke. Tari urwemeye n'ibiro bingahe? Imana imbabarire ngo kwiha iby'abandi, vuga ko ari ukwiba, wibibatiza, wibyoroshya, wibitagatifuza. Vuga icyaho uko kimeze. Ibintu ni bibiri. Niba Kristo atunguka ku bwawe, ubwo aragira ate? Arahomba. Ariko tuvuye no mu by'agakiza na Kristo Yesu, umucuruzi niba atunguka, ubwo ni iki? Arimo arahomba. Ntabwo yavuga ngo biragenda kandi nta bitagenda. Niba atarimo kunguka, niba nta intérêt, bénéfice, arimo aratakaza, cyo bita perte. Arimo arahomba tu. Niba Kristo nta kintu arimo kungukiramo, arimo araguhombamo tu. Niba adahombye abakizwa ku bwawe, arimo arunguka abakizwa ku bwawe. Yesu abafashe. Ijambo mu ryumva umwuka rero bigishe kuri nziko ndivuze. Ariko umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatu. Muri make ikibazo ni kimwe gusa, ni ibyaha. Umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abereye Kristo igikoresho cyiza cy'umumaro kandi gitunganyirijwe gukora ibyiza byose.